Mana tuje imbere yawe. Nshuti abakurikiye gusengerwa, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, twongeye kubaha ikaze. Ni HARERIMANA Wellars n'ubundi n'umushumba umukozi w'Imana, twageze umugisha kujya kumubona ava mu gihugu cy'Ubugande. Imana nishimwe nihabwe icyubahiro. Tubahaye ikaze kandi turabashimiye abadusengera, abatuganira ijambo ry'Imana. Mwese Imana ibaho umugisha. Reka twakira umukozi w'Imana we dusuhuze natwe bwire. Yesu nashimwe, turanezejwe no kongera kubana namwe kuri gusengerwa. Twishimiye ikaze muduhaye kandi turazi ko abantu mutukunda mwese. Ndi umukozi w'Imana IYAMUREMYE Desire, benshi bakunda kumenyera mu rukiri. Niyo mateka abantu batajya bakunda kwibagirwa. Na n'uyu munsi rero ndino kandi rukiri no wenda akunda. Iyo mbonye akanya ndasimbukira, nimbishobora no kwa gatatu ari jye nazasimbukira. Kubwo kwa gatatu turatumiye abantu bazaze bafashwe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Ya turagarutse mu ijambo ry'Imana kandi ijambo rifite intego ivuga ngo kuba muri Yesu. Kuba muri Yesu akaguha ibyo ukeneye, nawe akaguha ibyo ukeneye. Kuba muri Yesu, abantu benshi bakurikira Yesu ariko ntibabe muri Yesu. Benshi n'abafana ariko turakwifuza kuba muri Yesu. Yesu nawe akaguha ibyo ukeneye. Mushumba, tugiye gusenga Imana hanyuma tuganye ijambo ry'Imana. Amen. Mana turagushimye, tugushimye imbaraga zawe zikomeye, tugushimye umugamba mwiza. Hallelujah. Tugushimiye ko wamurinze natwe turinda, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye imbaraga zawe zikiza, tugushimiye imbaraga zawe zibohora. Nushimwe nuhabwe icyubahiro. Icyubahiro cy'Imana kiganze, umwuka w'Imana atereke muri byose, imbaraga z'Imana ziganze muri byose. Hallelujah. Turasengera ijambo umuntu wese uzaryumva, uzadukurikira, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, abari muri Amerika, abari mu Busuwisi, abari mu Bufaransa, abari mu Bubiligi, East Africa, abantu dukurikiye bose bakurikiye gusengerwa, nibahabwe umugisha nawe kandi ubaha imbaraga zo kugukurikira muri byose. Tuzaye twizeye guke mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe cyane. Turanezerewe cyane kubw'ikaze muduhaye. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice 9. Reka duhere ku murongo wa 57 tuze kugeza kuri 61. Haravuze ngo bakiri mu nzira, umuntu aramubwira ati ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. 59. Maze abwira undi muntu ati nkurikira. Nawe ati databuja, reka mbanze ngende mpambe data. Yesu ati reka abapfuye bihambire abapfuye babo, ariko wehoho genda ubwirize abantu iby'ubwami bw'Imana. Nuko undi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire databuja, ariko reka mbanze mare gusezera kubi wanjye. Ariko Yesu aramubwira ati nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiye ubwami bw'Imana. Imana ibamera umugisha. Amen. Mwese amuherereye. Iri jambo niryo shaka kuganira namwe. Iki ni ikiganiro Yesu yagiranye n'abantu nkuko n'uyu munsi ajya kigirana natwe. Uburyo Yesu na n'uyu munsi acyagirana ibiganiro n'abantu. Aracagana n'abantu. Nukuri. Titiravuga ngo gukurikira Yesu ni byoroshye.
byoroshye ariko twebwe turashaka kuba muri Yesu ntibyoroshye ariko bujya no kumukurikira mukozi nabyo byoroshye ogusengerwa nawe byo ntabwo byoroshye buri abantu benshi bazi ko bamukurikira abantu benshi bazi ko bamukorera ariko bizatangaza abantu basanze baribeshye atari we bakoreye bataramukurikiye barabaye abayoboke b'idini erega ngo mukristo nawe ngo aramukurikira arazimira arayoba yamukurikiye ayoboye agatabo k'umugenzi kabiri mu ayoba inzira ngo ahura n'abagenzi ngo baciye mu zindi nzira ngo basimbuka inkiki bitura mu nzira baramuyobye ngo bamuyobeje rero ngo bamanukira mu gihome shidikanyamana ngo bakwitiye iboko bitoroshye ngo ariko yibuka ko afite urufunguzo rw'ibyasezeranye Imana amen by'ukuri gukurikira Yesu nabonye ari ikintu gisaka umuntu akora ubushakashatsi mu mutima wiwe no guhora wisuzuma urumva tubuze ubushakashatsi nyine arimo guhora wisuzuma ko mutwara imodoka mu igaraje buri kanya bakayikoranturutse bakareba ukamena amavuta ugashyira mwandi bura no mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'agakiza umuntu akwiye guhora yisuzuma aho niwe umurimbyi yavuze ngo misemo guhora nkizwa ntiyavuze ngo narakijijwe we yaravuze ngo misemo guhora mu gitondo nimugoroba saa sita ku masaha ku masegonda kumva ku umunsi ku wundi nkahora nkizwa Imana idufashe gukurikira Yesu bakiri mu nzira umuntu aramubwira ati ndagukurikira aho ujya hose uyu muntu urumva ko yari afite ishyaka ryiza ndagukurikira yari yamubonye ibyo yakoze ashobora yamubonye akiza abarwayi ashobora yamubonye atanga imitsima ya mitsima yabagaburiraga aravuga ati uyu mugabo ushingiye ku bintu akora ashobora kuba yanamubonye igihe yazuraga wa mwana wa Yayiro ashobora kuba yamubonye akiza wa mwana w'umupfakazi yamuzura cyangwa se na cyagiye azura Lazaro uyu muntu avuga ati ngewe rero shingiye uko nkubonye ndagukurikira aho ujya hose ndagukurikira lobe de glace aho urajya Yesu ndagukurikira abantu benshi binjira mu gakiza ni umuntu ntabwo yaraza aho Yesu aherekeza gusa aravuga ati shingiye uko nkubonye n'imirimo ukora ibyo nkubonye turajyana aho ujya hose Yesu ibyo twakubonyeho turajyana aho ujya hose kandi abantu benshi barakunda kuvuga ngo turajyana aho ujya hose imvura igwa itagwa ubunyereri buboneka butaboneka ndagukurikira aho ujya hose bantu benshi Imana ishimwe bakunda gukora ibyo byemezo barakunda kubifata ariko bagera mu nzira bikanga disi bagera mu nzira akavuga ati twari twiyemeje gukurikira ariko dushingiye ku byo tubonye reka turende inzira tunyuramo shitani kabayobye 58 mukozi Imana Yesu yahise amusubiza Yesu amubwira ati ingunzu zifite imyobo ibiguruka mu kirere bifite ibyari ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya ndagira ngo iri jambo dufate umwanya ingunzu zifite imyobo go kuritekereza uyu muntu yavuze ngo ndagukurikira aho ujya hose Yesu kugira ngo anezezwe nuko amubwiye ngo ndagukurikira mu yindi mvugo ni nkaho yakamubwiye atumva ikibazo gihari si ukunkurikira abavuga ko bankurikira bo ni benshi ahubwo ikibazo nifiti ni gute ingunzu zigira imyobo ibiguruka mu kirere bikagira ibyana ariko njyewe simbononda bikumusaya igikomeye se nuko munkurikira cyangwa igikomeye nuko nabona muri mwese aho narambika ntaho yabonaga mu muntu naho yabonaga warugize neza kumbwira ko nkurikira aho ujya hose ibyo byari bishimishije ariko se ingunzu zifite imyobo ibiguruka mu kirere bifite ibyari ariko ngewe nabuze aho kurambika umusaya ni nko yakabwa ati ibyo kunkurikira wabiretse base ukambwira kuma aho nda ingaya kagati niba kunkurikira ibyo kumfana wabyihore base ukanshakira ikibanza nkabona aho mu mutima wawe
nkabona narabi kumwana w'umuntu adafite aho rambika umusaya nicera mubwiye ni Chese yashakaga ari nkakobwa ati wikirwa ugambira ko urankurikiraho njya hose ibyo nabandi barabikora Usumba muri iyi minsi abantu barakurikiye Kristo baramukurikiye abantu bafite isengero nukuri abantu bafite amadini babarizwamo nukuri ariko Yesu kubona ikibazo yabuze harambika umusaya abantu baruzuye isengero lolondo bede ariko bakuzura mu banegurana bakuzura mu barogana bakuzura mara abasambanyi bakuzura mara abajura bakuzura mara abanyamoko bese Kristo ntafite ahantu ho kurambika ariko abantu baramukurikiye hakuri ikibazo urumva ikibazo dufite kumukurikira sicyo ntacyo bimamariye ni ibisanzwe kumufuturira amaturuka mu rusengero ni ibisanzwe waramwimye ikibanza mu mutima wawe ntacyo byakumarira gukurikira Yesu agahindura amateka yawe nuko umwemera akinjira muri wowe ndani arangije nicyo gisubizo yamushubije amuvuga ngo ikibazo mfite ingunzi rafite imyobo ibiguruka mu kiyo byabonye byari biryamamo ariko ngewe si bitonda mbika umusaya buriya mu yindi mvugo yaramubwiye ati hindura ijambo ryo kuvuga ko nkurikira ahubwo umbwire ko mbonaho ndambika umusaya wowe ko ndabona mu buturo abona buturo ndyamamo niberemo ariko Yesu we uri mwiza yashakaga ko uwo muntu amubwira nicyo yarakeneye nicyo yifuzaga kandi wanashaka mukozi w'Imana buriya Yesu ntabwo ikihutirwa ari uko tuvuga ngo twaragukurikira aho ujya hose ikihutirwa ni uko tuvuga ngo tura muri twe gendera muri twe ube muri twe tuba abana bawe nawe utubere umubyeyi uze kandi ukumwiruka inyuma aho ajya hose tuba tumeze nk'abandi bavuga ngo turaza kubona ya mitsima ni hahandi bamwirutseho abonye kuramubwira ngo bwigisha ngo twaje turi kumwe nawe arabwira ngo ndabizi ni ya mitsima yeje bazanye uyu munsi wa none abantu bafite imigambi yo kwereka Yesu ko bari kumwe ariko bacungana ya mitsima niyo mpamvu uzasanga abantu batakaje gukiranuka no gukizwa bashira ibyifuzo imbere gusumba kwihana uyu munsi kugira ngo ubone umuntu arira ubugingo bwe ngafata iminsi 3 ari kurira ku cyaha cyamunaniye abwira Imana ngo nyicira kamere yarananiye nyicira ubusambanyi bwaranze nyicira amoko y'amatiku byaranze afata iminsi 3 ari kurira Imana abo ngabo kwabona n'isi cyoroshye ariko kubona abantu bazamutse kanyarira bagiye gusaba Imana amafaranga n'abagore n'amazu n'amamodoka kandi bakirengagiza ko yavuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose nabyo nabibaho kandi iki twirengagiza mukozi w'Imana buriya n'abankurikiye babyumve buri rugishi dusengera nubwo tuhindura ibyifuzo biri mu gukora tukabigeraho ahubwo tukizera ko bishoboka tukubaka kwizera ko bishoboka tugakora cyane bigakunda ariko twabihinduye kubisaba Imana kibiduha abapagani basenga ariko barakora bakizera ko bishoboka akabibona buri umupagani reka ngwiri iki cyanangaje umupagani arashobora kubona akazi akigatangira akakajya kwa kidene muri banki bati ndizeye akaziza agakora nk'imyaka 3 reka hinde na kidene muri banki nemeze ko umushahara wanyu uzajya uca kuri iyi banki bagakata amafaranga yabo ubundi unubaka inzu akabikora kandi akazi kakazagiye gahagarara idene amaze kugishura n'inzu yayibonye shaki yo kubamo undi akahora agira ubwoba ntabishobore akayakorera yishyura inzu $500 buri kwezi $500 ya buri kwezi $500 buri kwezi hari n'abishyura miliyoni ya buri kwezi ariko kwiyumvira ko yakora proje n'ibyo $500 bagira bwa banki ati aya mafaranga nimwe yasunike ku idene mu midene mujya mukata umushahara nguri inzu nanjye mbemo none muzajya mukata akagira ubwo agahinda gashyitse buriya mu kwizera harimo ubundi ubuhasha ariko cyo cyanzanye twakora ko abapagani babigeraho batabisengeye ariko twebwe tukayiriza tubisaba
nyamara twadukwiye kwiriza dusaba gukiranuka, twadukwiye kwiriza dusaba kwihana icyaha no kukinesha ibindi byose. Imana ikabate mwana wanjye wakunze gucyanuka kwanga icyaha, reka ngusige amavuta y'umunezero nkutishe bagenzi bawe, reka ngusige amavuta y'umunezero nanjye nkunezeze kuko wakunze gukiranuka wanga ibyaha. Ariko umunsi wa none Satani ari kubwira abantu, ari kukatisha abantu mu byiyumviro, akabereka ko ibyifuzo ari byo bikwiye kugira imbaraga cyane gusumba umutima wihana. Mbega wowe washize imbere ibyifuzo byinshi cyangwa washize imbere umutima wihana icyaha urimo gukiranuka? Iyo usenga wumva icyo washize imbere gusumba ikindi ni iki? washize imbere iki? Washize imbere iki? Inshuti mudukurikiye, ntabwo turaza no gutinda kuko turimo turabatumira kugira ngo mudukurikirane muri kiriya cyumweru. Ariko washize imbere iki? Mushumba, gushira imbere ukaba muri Kristo, ukamukurikira. Gukurikira Kristo nibyo navuze, abantu bari museye ko ntibamukurikiye, ni ukureka ibyaha. Kristo kubura icyicaro, kubura ubuturo, kubura hatura, kandi abantu bari mu rusengero. Kuba umuntu ari mu rusengero ariko Kristo akubona ibyaha bikwishe, nta kimariye Imana. Ushatse wanabireka, ushatse wabireka. Ariko niba ukeneye ko Kristo abana nawe mu buzima bwawe, aho unyura, aho uzagera, aho uzaca, nuko uzemera gukizwa, ukemera bikanakuvuna, kuko hari ibyo tureka bidufitiyemo n'inyungu, tukabireka ku bwa Kristo. Bibiliya yavuze ngo ibyarinda mu yanjye byamindukiye igihombo. Hari ibyo wemera byarinda mu zawe ukabireka kubera Kristo, kubera kubaha Kristo, kuko numara gukizwa ukemera kubana n'Imana neza, ukemera guhinduka, ibyo ushaka muri Kristo Yesu uzabibona. Imana ishimwe. Ibyo umuntu ashaka cyane azabibona. Tuzabihabwa n'imbaraga z'imiryango, uzabihabwa nuko wemeye ko Kristo atura muri wowe. Kumukurikira ntibihagije, emera umuhe ukicaro muri wowe. Ahandi hantu hanangaje mukozi w'Imana, yaramubwiye ngo maze abwira undi muntu ati nkurikira. Kurikira ni Yesu aramubwira, umwe yamuga ati ndagucyaho ujya hose, undi ati ikibazo cyufitanye nawe ntago mfite nawe kurambika umusaya, ngo ariko abona uwundi, arambwira ati sha wowe rero ikibanza byakora ko ngaho wowe nkurikira. Ariko wa muntu nawe bintege iraza, aramubwira ngo nawe ati databuje reka mbanze ngende guhamba data. Kiribyo hamba mwizina naye. Umva undi naramubwira ati umva numva nagukurikira, ariko napfushije reka mbanze njye guhamba data nze gukurikira. Umva impamvu zidakenewe dushire imbere y'Imana. Yesu yamushubije ngo iki? Yaramubwiye ngo amubwire rero reka bapfuye bahambe I grown the bed and stay, abapfuye babo wowe urikira tugende. Bishatse gusobanura iki? Bishatse kuvuga iki? Imirambo ni myinshi mu eglise, abantu bananiwe gukizwa, akavuga ngo yango naronaka ngo yarangushije, ngo twararirimbanaga, ngo ariko ibintu yankoreye, ngo yari pasiteri wanje, ngo ariko ibintu yangize. Umubwire mwene data, reka bapfuye bahamba abapfu babo, wowe Yesu ugumane nawe, umuhe ikibanza, umukurikire enegrai enopepo nesta. Ngo none ngo ko namukurikiye ngo mbona afite agakiza, ngo arangiza akampemukira, ngo umva rero ngo nanjye ndabihebye. Reka bapfuye bari mu eglise bagumana ubupfu bwabo, ariko wipfana nabo. Oya wivuga ngo pasiteri ngo akoze ngo nanjye reka niba yarapfuye wowe ukafite ubuzima, wemera gupfa kubera iki? Abantu bemeye gupfa, abantu bemeye gupfa ngo ubuzima. Ngo nembaga muri korari ngo barasitaza ngo bamye mikrofone, ngo pasiteri ngo arigishije ngo agigishaho,
ngo birankomeretse ngo gore narukomeze ngo ibyo barokore ngo nakigenda wowe umva nkubwire gumana ubuzima nose nawe wemera gupfa kubera lotopesta la razoni gumana ubuzima sherebere gray wigenda nkabo gumana ubuzima wowe ugitinya ibyagumana ubuzima gumana ko gakiza barakurwanyije nibyo ariko gumana ubuzima bubonerwa muri Kristo Yesu n'ahandi turi gumana ubuzima ngo njye guhamba ngo njye guhamba ujya guhamba se ujya guhamba waretse bakazahambwa hageze ko Yesu yiteguye guhana inkozi z'ibibi wowe wafashe icyemezo ukamano ndagukurikira ngewe ndagukurikira ndagumana nawe ujya kugumana n'abagiye guhamba abapfu babo uri muzima ushaka iki abantu benshi rero n'ubwo buzima bayimo nkurikira ngo urumva ngo urabona ngo rero hanyuma se ibi nibi njyewe ndagukunda ariko mu itorero bamwe ijambo ku cyumweru nibampa umwanya ariko numva nakora Imana njyewe na pastor babinkuyemo nakora Imana I grant of best naturanga barimvanyemo igihe wakizwa muri ibyo yavuze ngo umusi mwiza n'ukara nuwona kwemereyemo gumana ubuzima reka abapfu bahamba abapfu babo reka abagwa birabareba reka abasambana basambana birabareba reka biba birabareba reka abagambana birabareba reka ababesha mu rusengero bakomeze gumana ubuzima bubonerwa muri Kristo Yesu bugira ubwawe tuzicuza Taiglong uzaseba shaire dando uzakomanga magucimwe sherebere gray uzahamagara ijuru ikumve haleluya uzatabaza Imana ikumve uzagisha inama Imana ikumve Imana igira umuntu inama we gumana ubuzima muri Kristo gumana ubuzima uzatabaza Imana ikumve abantu batari kukumva Imana izakumva inshuti zakuvuyeho Imana izakumva turakwifuriza kugumana ubuzima muri Kristo Yesu lope niwemere gupfa ntiwemere kujya mu bapfu wemere ugumana ubuzima abantu benshi bari mu itari imirambo abantu bari mu gakiza baraguye bituvuga imirambo turavuga imirambo yapfuye mu buryo bwo mu mwuka turavuga abantu bapfuye mu buryo bwo mu mwuka hari igihe umuntu agaragara nk'ari mu rusengero ariko atarimo yaraguye y'umuntu yaguye aba yarabaye umurambo mu buryo bw'umwuka yutaye agakiza uba wabaye umurambo ariko turahanurira aho dukurikiye wowe aho uri muri iki gihugu n'ubu umwuka w'Imana ambwiye wowe uri hanze gumana ubuzima ibyagukurura birahari ibyakuvana mu gakiza birahari ibyakudindiza birahari ibyaguca intege birahari ariko ubu umwuka w'Imana avugana nawe gumana ubuzima bwo muri Kristo Yesu Yesu nazemera gukorwa n'isoni gumana ubuzima Yesu azakubera ubuzima kubera aguha agaciro alopene Mana azahindura amateka yawe ikigaragaza ko uyu muntu yabwirwaga gucyo yamubwiye ngo ariko weho genda ubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana wija mu mirambo wija mu baguye ariko wewe Wellars ariko wewe Pastor Desire ariko wewe utwumva genda ubwiriza abantu ubutumwa bwiza ubabwire kwihana ubabwire guhinduka wiguma mu mirambo wifatikanya nabo gushingura wifatikanya nabo guhamba ahubwo wowe zura abapfuye zura abaguye zura ababivuye wowe zura bapfuye wifatikanye nabo kubahamba hari abakora akazi ko kwirirwa bahamba imitima y'abantu hari abakora akazi ko kwirirwa bahamba abantu b'Imana ariko urabwiye ngo wowe genda ubwiriza ubutumwa bwiza wowe wikemera gufatikanya n'abajya guhamba reka bapfuye bahamba abapfu babo wowe muri kwegera ku musozi iri yahagije ubuhanuzi nyirabwo niba atabwumvishije ntazabwumva 30 arimo agera ku musozi undi muntu nawe aramubwira ati ndi bugukurikire databuja ariko reka mbanze mare gusezera kubi wanje ndagukurikira
ndagendana nawe ariko nyemerera mbanze sezere kuba iwanjye umva indwara abantu barwaye nzakizwa ejo nzihana ariko hari umusambanyi tugendana ndagomba kumusezera hari umugabo wambwiye ngo azamiduka azama gukora bizinesi ndagomba kujya kumusezera umva nkubwire nta mpamvu yo kujya gusezera nta mpamvu yo gusezera aramubwira ngo nakagukurikiye ariko banzuma akanya ngiye gusezera abasinzi mu kabari banzuma akanya ngiye gusezera abajura banzuma akanya ngiye gusezera abasambanyi ariko Yesu aramubwira ngo nkubwire nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiye ubwami bw'Imana turashoje nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana tugiye gusenga gumana ubuzima ushobora njya gusengera abantu ubwira abantu hari abantu batakaje ubuzima bw'agakiza batakaza ibyiringiro batakaza umuhamagaro ndagira ngo dusengere abantu abakeneye gukizwa abakeneye kwakira umukiza turaguha kazi muri kano kanya kandi nawe wari wacitse intege turavuze ngo gumana ubuzima mu izina rya Yesu kandi nyingi umushumba asenge agusengere natwe ndasenga ariko tubwira ngo wagumana ubuzima uziko umuntu wagumanye ubuzima wagumanye na Yesu nituvuga ubuzima wumve kugumana na Yesu kudatakaza Kristo nituvuga ubuzima tuvuga ni Kristo gumana gakiza gumana na Yesu ntabwo uzakorwa n'isoni abantu bazategereza korwa n'isoni bahebe mushu ndagira ngo usengera abantu ni kare kadusenga Imana Mana data twese ijambo ryawe ni rizima nta muntu ufashe isuka ukwiye kureba inyuma ukwiye kubona ubwami bw'Imana niyo mpamvu umuntu wese umwisha aya magambo akafashe icyemezo cyo kuva mu mirambo akavuga ngo ndafashe icyemezo cyo gukomeza agakiza cyo kugendana n'Imana turavuze ngo nagumana ubuzima uwo bwari bwaravuyemo turavuze ngo nibugaruke Yesu ature muri we Yesu ature muri twe Yesu ature mu bana bawe umuntu wese watuyemo agira ubuzima umuntu wese watuyemo agira amahoro ingunzu zigira ibyobo ibiguruka mu kirere bikagira ibyara uragomba kubona urambika umusaya ngaho nyemerera rero uwo muntu wemeye kugwa urambika umusaya uwo muntu wemeye kuzuka akakira ubuzima reka mwiri ijambo yumva ubuzima imirimo y'Imana igaragare ibyamugushije birahari ibyamucinege birahari ibyatumye ahagarika umuhamagaro birahari ariko ngera umugarura ubuzima imbaraga zawe zimubemo wiyerekane ku bana bawe urakoze Kristo kukubanye natwe kandi ukakoze ibitangaza kumvisha ijambo wese kandi akaba yakira ubuzima kandi akakira kutura muri we tubisabye tubize kubikoze mu izina rya Yesu amen. Imana ibaho umugisha ijambo ry'Imana akagaruka gumana ubuzima muri Kristo Yesu naho kuwa gatatu mu rukiri naho gatatu mu rukiri turakuraritse uzaze Yesu azari mu buzima muri wowe kwa gatatu mu rukiri mu gitondo kwera saa 3 kare amen.